Bavandimwe, dukomeje gusangira inyigisho zidufasha gukura no gukomera mu kwemera, kwizera n'urukundo kuri uyu murongo w'ubutumwa ibanga ry'ukwemera, dufashijwe n'urugero n'ubuvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'umuryango. Kristo Yezu akuzwe. Dukomeje kuzirikana ku mahirwe dukesha Bikira Mariya, umwamikazi w'umuryango, kugira ngo urugo rwacu, umuryango wacu urusheho kuba igicumbi cy'ubuvandimwe, ubukristo n'iterambere. Mu kiganiro giheruka twazirikanye ku mahirwe y'ubugira gatatu, ko urugo rukwiye kumvira Roho Mutagatifu, rugashinga imizi mu kwemera kandi rukamenya ko ruriho kubw'umuhamagaro w'Imana. Koko rero bavandimwe, hamwe na Kiliziya mu ndangakwemera, twemera ko Roho Mutagatifu ari Imana, niwe utanga ubuzima, aturuka ku Mana Data na Mwana, agasengwa agasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana, niwe wabwirije abahanuzi. Bityo rero mu muryango nta Roho Mutagatifu uhari, nta buzima bwa gikristo, yewe habe n'ubuzima bw'umubiri, ni ugupfa kubaho gusa. Abatumvira Roho w'Imana ntibashobora na rimwe kumenya icyo Imana yifuza ku muryango, kandi ntabwo babasha gusohoza umugambi wayo. Muri kumwe na Padiri Theoneste Nzayisenga. Bavandimwe, mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuzirikane ku yandi mahirwe, ariyo mbere na mbere gukumira, kwirinda, kwanga no kurwanya icyaha mu muryango. Ingo zacu tuzirinde icyaha dukurikiza urugero rwa Bikira Mariya. Agatigisimu ya Kiliziya itwereka ko icyaha ari ikintu kibi dutekereza, tuvuga, dukora, cyangwa se icyiza twirengagiza gutunganya. Ingo zacu zizakumira, zirinde, zange, zirwanye icyaha, zirebeye ku butasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya. Ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya ni urugero rwiza rwadufasha kurinda ingo zacu icyaha. Mariya, kugira ngo abe nyina w'umukiza, Imana yamuhunze ingabire zikwiranye n'umurimo ukomeye bene ako kageni. Igihe marayika Gaburiyeli aje kumumenyesha iyo nkuru, yamuramukije nk'umutoni w'Imana. Koko rero, kugira ngo abashe gutanga mu bwisanzure igisubizo cy'ukwemera kwe kuri ubwo butorwe yari amenyeshejwe, Mariya yagombaga kubikesha ingabire y'Imana. Iyo ngabire nibwo butoni bwe, ubuzirabwandure, ubuziracyaha. Ingo z'abakristu zisezerana ubudahemuka, kandi ubwo budahemuka nibwo bwishingizi bw'uburambe bwazo. Ubudahemuka nabwo si ibyo abantu bihangishaho, ni ingabire y'Imana, ariko iyo ngabire yakirwa kandi igashyigikirwa n'imbaraga n'ubushake bwa muntu. Kubera ko ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya ari ukwinjira mu mugambi w'Imana nyawo wo kurinda ingo zacu icyaha, abagize umuryango bazarebera ku butasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya uko yabayeho, yirinda ikibi, yirinda icyaha n'igisa nacyo. Uko ibihe bigenda biha ibindi, Kiliziya yarushijeho kumva ko Mariya ari umutoni w'Imana, akaba yararinzwe icyaha kuva gisamwa. Ibyo nibyo Papa Piyo wa 10 yatangaje mu mwaka w'1854 mu ihame ry'ubutasamanywe icyaha bwa Bikira Mariya, agira ati: Bikira Mariya umubyeyi muhire, kubw'ingabire n'ubutoni byihariye akesha Imana ishobora byose, yarinze
yarinzwe ubwandure ubwo ari bwo bwose bw'icyaha cy'inkomoko kuva gisamwa, kubera ibikorwa byiza bizakorwa na Yezu Kristo umukiza wigize umuntu. Bityo rero urugo ruzira icyaha ntirutegurwa mu gihe cy'irambagizanya, ahubwo urugo rutegurwa umwana agisamwa, kuko mwene Samusura avukana isunzu kandi ngo ntayimanye na kabara. Ariko kandi kumva ijwi ry'Imana nicyo cya mbere, kuko umwana uvuka ku babyeyi badashobotse ashobora kuba umwana mwiza kubw'ingabire ya Roho Mutagatifu utanga ubugingo, cyangwa se akaba mubi igihe ababyeyi batamufashe kumurera neza. Urugo kandi rugakomezwa gutera intambwe no kugenda rukura gahoro gahoro mu bwana bw'umuntu, kuko nanone ngo uburere buruta ubuvuke. Nanone uru rugo ni rwo rukomeza imyiteguro kugeza igihe cy'irambagizanya n'itegurwa rya hafi ry'abagiye guhana isakaramentu ryo gushyingirwa. Ubutungane buhebuje Bikira Mariya yasenderejwe kuva gisamwa abukomora kuri Kristo. Bikira Mariya yarinzwe icyaha ku buryo buhebuje kubera ibikorwa byiza umwana we Yezu Kristo azakora mu gukiza abantu. Imana Data yamusakajeho imigisha y'amoko yose ituruka kuri Roho mu ijuru ku bwa Kristo, kuruta abandi bantu bose yaremye. Yamutoreye muri we nyine mbere y'ihangwa ry'ibiriho byose, kugira ngo azayihore imbere mu rukundo ari intungane n'umuziranenge, nk'uko tubisoma mu ibaruwa Pawulo umwandikira Abanyefeso umutwe wa 2 umurongo wa 4. Ubuziranenge bwa Bikira Mariya ni bube urugero rw'ingo zacu, duhe dushishikariye kurwanya icyaha mu miryango yacu twisunze Bikira Mariya. Gukumira, kwanga, kurwanya icyaha ni bibe inshingano ya buri wese mu muryango. Abakurambere mu ruhererekane rw'umuco gakondo wa Kiliziya z'iburengerazuba kimwe n'iz'iburasirazuba, nyina w'Imana bamwita umuziranenge, bamuhimbaza nk'utarangaho inenge y'icyaha iyo ari yo yose, kuko yamaze kugirwa ikiremwa gishya ku bwa Roho Mutagatifu. Tubisanga mu nyigisho ya Vatikani ya kabiri, urumuri rw'amahanga, igika cya 53. Ubusanzwe kubaka umuryango, waba umuryango w'abashakanye, w'abasaserdoti cyangwa abiyeguriye Imana, ni ubuzima bushya. Ubwo buzima bushya rero iyo burinzwe icyaha, buri wese mu bagize umuryango akiyumvisha ko abifitemo uruhare rugaragara kandi rukomeye, ugushaka kw'Imana kuzurizwa muri uwo muryango, maze ingabire zigahora ziwusendereye. Ikivutsa ingabire z'Imana umuryango zakwiye kuwufasha kurangiza inshingano zawo, cya mbere ni icyaha. Niyo mpamvu abikesheje ingabire y'Imana, Mariya nta cyaha yigeze akora mu buzima bwe bwose, aricyo cyatumye umugambi w'Imana wuzuzwa, kandi n'amasekuruza akazamwita umuhire. Abantu b'ibihe byose bazamwita umuhire, umuzirabwandu. Ingo zacu rero zirebere kuri Bikira Mariya, nibwo zizabasha kwanga, kwirinda no kurwanya icyaha. Andi mahirwe dukesha Bikira Mariya ni uko ingo zacu zikwiye gukomera ku mugambi w'Imana zimurebeyeho, kwakira umugambi w'Imana no kuwukomeraho, byose bimbeho nk'uko bivuze. Burya imigambi y'Imana si nk'iy'abantu, n'imbaraga z'Imana si nk'izabo.
ibidashobokera twebwe abantu imbere y'Imana bihita bishoboka, birakunda, birashoboka, biremera. Abantu bamwe bazi ko kubaka urugo bikomeye, kandi koko nibyo. Kubana n'umuntu mu budahemuka kugera gupfa ntibyoroshye, ariko iyo Imana imurikiye ubuzima bw'abagize umuryango, bw'abagize urugo, byose birashoboka, byose biroroha. Bityo rero umuryango kimwe n'ingo muri rusange ntibiriho kubera umugambi w'abantu, ahubwo biriho kubera umugambi w'Imana. Mariya amaze kubwirwa ko azabyara mwene nyir'ijuru kandi nta mugabo afite, ahubwo ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, yasubije kubw'ukumvira akesha ukwemera, kandi yizeye ko nta kinanira Imana agira ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Ni nk'aho agize ati, nakiriye umugambi wawe, nakiriye umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana uzuzuzwe muri njye. Niko n'umugambi w'Imana ugomba kwakirwa mu ngo z'abakristo kandi ukuzuzwa. Nuko Mariya amaze kwakira ijambo ry'Imana, aba nyina wa Yezu, yemera ugushaka kw'Imana ko gukiza abantu abikuye ku mutima kandi atarangaho icyaha. Yiyegurira wese uko yakabaye umugambi w'Imana wo gukiza abantu Imana imunyujijeho, kugira ngo abyare Yezu Kristo umukiza w'isi. Bityo rero nawe agira uruhare ku iyobera ry'ubucunguzi abikesha iyo ngabire y'Imana. Kuko uko ingo z'abakristo zigomba kwemera umugambi w'Imana ukuzuzwa, umugambi wo gukomeza gufasha Imana kurema, umugambi wo gukomeza kugaragaza urukundo rw'Imana rushushanya urwo Kristo yakunze Kiliziya. Uru rukundo Kristo akunda Kiliziya turwumva dute? Dusome mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 5, umurongo wa 21 kugeza ku mutwe wa 6, umurongo wa 3. Mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira Nyagasani. Kuko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihingutse imbere ye ibengerana, nta bwandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Kuko rero nta wigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobowe se ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Bana, nimwumvire ababyeyi muri Nyagasani, kuko ari byo bikwiye. Wubahe so na nyoko mu mategeko yose, niryo rya mbere rijyana n'isezerano, kugira ngo uzagire ihirwe kandi urambe ku isi. Namwe babyeyi, ntimugakure umutima abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubakosore kandi mubagire inama zikomoka kuri Nyagasani, ijambo ry'Imana. Aya magambo dusanga mu ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyefezi agaragaza uburyo umugambi w'Imana wuzurizwa mu rugo, buri wese abigizemo uruhare, kandi agahamya by'ukuri umubano wa gikristo aba bana mu rugo bakwiye kugaragaza. Nk'uko Mutagatifu Irene abivuga,
Mariya kubw'ukumvira kwe yibereye ubwe ndetse abera n'abandi bose inkomoko y'umukiro. Urugo rukwiye kuba inkomoko y'umukiro ku barugize ndetse n'umukiro ku barugenda, umukiro ku bo rubereye urugero. Byongeye kandi Mutagatifu Irene hamwe n'abandi bakurambere ba Kiliziya bagize bati ipfundo ukutumvira kwa Eva kwapfunditse ryapfunduwe n'ukumvira kwa Mariya. Icyo umukobwa Eva yaboshye kubw'ukutemera kwe, Bikira Mariya yarakibohoye kubw'ukwemera kwe. Bikira Mariya yarakibohoye kubw'ukwemera kwe. Urugo rurangwa no kwemera, urugo rurangwa no gusohoza umugambi w'Imana, urugo rwamenyereye kwirinda icyaha, urugo rwumvira Roho Mutagatifu rusohoza rwose umugambi w'Imana ukagenda neza, bityo urugo rukabera abandi bose umukiro. Ndetse nta gushidikanya ko umuntu yavuga ko urugo rwitwaye gutyo ruba umukiro w'isi. Muri uko kugereranya Mariya na Eva, Mariya bamwita nyina w'abazima, kandi kenshi bagatangaza bati urupfu rwakuruwe na Eva, naho Mariya aba inkomoko y'ubugingo. Bityo rero urugo rukwiye kuba inkomoko y'ubugingo ku bantu bose barugize ndetse n'abarugenda. Nibyo Yezu kandi avuga ko icyamuzanye ari ukugira ngo atange ubuzima kandi ubuzima busagambye. Bityo rero ingo z'abakristu nizitange ubuzima kandi ubuzima busagambye, ubuzima nyabwo. Mu ngo zacu nihagaragara ububyeyi bushingiye ku bwa Mariya nyina w'Imana, Mariya wo mu ivanjiri bita nyina wa Yezu. Na mbere y'ivuka ry'umwana we, abantu bayobowe na Roho Mutagatifu bamwakirana ibyishimo nka nyina w'umutegetsi wanjye. Ibyo byose bigaragaza icyo cyubahiro bakomeza guha Mariya, ko ari cyo cyubahiro mu by'ukuri n'abagize umuryango bagomba kumuvomaho. Umuryango wiyubaha, umuryango wubaha, umuryango wubaha abandi, umuryango wubahana mu bawurimo bawugize. Koko rero uwo yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu kandi akaba koko umwana we nyakuri ku bw'umubiri, ni umwana wahozeho w'Imana Data, wa kabiri mu batatu bagize ubutatu butagatifu. Kiliziya ihamya nta gushidikanya ko Mariya ari nyina w'Imana, akaba umubyeyi wa Kiliziya ndetse n'uwacu. Nuko rero ntawagira ububyeyi nyabwo mu muryango atarebeye kuri Bikira Mariya, nta n'uwakuzuza umugambi w'Imana mu muryango atarebeye Bikira Mariya ku buryo buhamye kandi bushinze imizi mu mutima, mu migirire no mu mibanire. Abandimwe, umubyeyi Bikira Mariya akomeze avuganira imiryango ikire, imiryango ikomere, imiryango yumvira ijwi rya Roho Mutagatifu, imiryango ikumire, irwanye icyaha, imiryango iharanire kwakira umugambi w'Imana no kuwusohoza. Umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango aduhakirwe.